watuzuje ku isi umuririmbyi yavuze ngo tugira ngo dusinzire turindwa n'imbabazi zawe iyo tugenda mu mihanda yo hasi cyangwa ariyo hejuru turindwa n'imbaraga zawe iyo duhumeka tutazi umwuka wacu y'urara turindwa n'imbaraga zawe utugarurira mu gitondo utitiranyije ngo uvuga ngo uyu ni uwanaka inyitiranyije hari mu rukwerera izo ni imbaraga zawe mana yaje mu ijuru imbaraga zawe zareza amazi aburiyo yerekera atanga ibirometero zo kugira ngo abayuda batambuke haleluya 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 amazi ngo yararemereye imbere yabo abakuru baciye umugani baravuga ngo gakundi karahanda ariko mu buryo bwo kubirangiza uko byari bihagaze mana abakristo bose twatubireba ntabwo byari zoroshe mwana kavuye yararinze aravuga ngo wakoze zari ukuriye gukora nubwo bitari zoroshe ariko byari bikwiriye mana yaje iri mu ijuru we data we akoresheje ijambo ryo kuducungura ariko tadutegereza amazi uko byari bihagaze imisozi iri hirya no hino abantu batangiye kwitotomba ngo babwira Mose ati hari ikibazo ntaho wari watuzaniye ni uko byari zagenze ariko mana yaje iri mu ijuru we data we haleluya Amos ntabwo arahindukirana ngo arabikubaza ati ese ni amahoro uranga uyu munsi agakiza konyine karakora umukwabo haleluya haleluya tabakarane bahari nta bantu bahari bagufasha ibifureve ariko hari ikintu gihari imana ihimbazwe n'ubu hari ikintu gihari gikiza abagwayi mu izina rya Yesu kuba bene data baremeje ngo isaha imwe irakomeye muri inzara zo ngo ni pesa muda nawe Yesu sinatekereza ko amaze ashitse mu isaha ni mu munota wo ureba umusozi ukavaho mana yaje iri mu ijuru we muri inzara zo ngo twavutse dusanga bakuvuga tumaze kumenya ubwenge imana ihimbazwe dusanga urengeye ko bageze bavuga ibintu byagumye gukomera gukomera kwawe tuzakubwira abika igihe ndetse n'abikindi gihe kizaza urakomeye mana yo mu ijuru we mana wakanze ku buto mana 3,000 bikinjira indani mu isi rwose rugakanda umuhanda ukaba mana ifi mana warebye amazi uko amazi akaburi yerekera amazi uzuvugisha amazi uzuvugisha umuyaga uzuvugisha ibiti ayiwe uvugisha inyenyeri mana yaje we ijwi ry'izaremwe zose urabizi mana yaje iri mu ijuru we data we wasanze umuntu warugwa imyaka 38 igitangaza kita imyaka 38 ni imyaka itari mikeya umuntu afite icyago ariko igitangaza cyaje kuba ngo abatatu barashaka iki tangira gutama yako ati nta muntu ngira singira usira mu kidendezi abafite ababo kera bagizacinduriza zagize gutya ariko mana yaje mu ijuru we Yesu arakora n'ubu arakora mana yaje mu ijuru we umwana yaravuze aho hano mu Rwanda chance arabangwa nubwo utarasubizwa tukuka umutima Yesu arashakora imana ishimwe nubwo utokira none kuwa gatanu habe no kuwa gatandatu wokira imana ishimwe mana yaje turagushimira ku ijambo ry'Imana tumaze kumva uyu musirikare azashimisha mu rwego ruhambaye ukwinjira mu waje mu rwego turangana se tugirane vimwe sifite zo kwinjira imana ishimwe we azanye usaba mukoresha bikoro we mufase ngo yaravuze ati zamfunga 3 ku cyumweru uzo ntaga igice cya 10 no kwisoko izangira gute ariko mukoresha bikoro avuga ati jewe no kureba hejuru sinyorera ibintu zaranze jewe ndakiranirwa sinyoreba ibintu birakomeye ariko ijambo ry'Imana aravuga ngo se ninde ngo abantu bavuye aho ngaho babiri ngo ari ndutsindikijwe ni wa ngo bavuze ati sinyoreba hejuru abatanga ibiteza 10 n'Imana ize makuru yose mana yaje mu ijuru we mana nditugusuzuguye n'igitambo kitaho gikomeye mwambi Yesu we tunahuza n'umuntu n'Imana mana yaje mu ijuru we data we Abraham yaragitanze cyo umwana wiwe kandi umwana yari yamubashije mu rwego ruhanise atase muzayibagiwe ko dufite inkwituka turagira gute muze wibagiwe igitambo haleluya haleluya zantekereza bagira iminsi 3 mwana yaje mu ijuru we kandi no wogira umunsi mu mugoroba bashi tatekereje ariko ngo biteke aravuga ngo ni sadiki mugo tatipati imana ihimbazwe haleluya haleluya ai mana yo mu ijuru we turagushimiye data we umusirikare avuga ati ndumara kuri ya misozi tushika mu waje ziture tukwinjiramo yewe tubona nawe wicara oza wicara hejuru karambiriza ku isi yose fite zo kwinjiramo gitangaza we vuga ijambo rimwe gusa we haleluya 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 uri zavuze ngo badon tami abe nubwo bitabuko ariko ntekereza badon tami abasore banyagana baravuze ngo ifite imbaraga imana ihimba
ufite imbaraga mana yo mu ijuru zo gukora ku rusuga abari mu bitaro n'abazigendana bagakira abantu bose bakabazima ariko kubera ko isi iremye uko ipanze mwami yesu uri mu ijuru we data wa twese uri mu ijuru we muri inzira zose yazabura intambara keretse yesu asenze urupfu n'ibyaha ingwara nziza z'uburandu bacambaye imibiri yo gupfa ariko hari imbaraga zitaza mana mu izina rya yesu data we sema neno moja tu haleluya haleluya umusikara avuga ati naje nategeka naje ngira abasikoti nzavuga mu gitondo ngo yakora akagikora none basore bavuge kandi uhari ariko mana yashoboye ariko abantu bazi gusenga mana we ariko abantu bazi guca bugufi nzanga abashaka mukuru bana we nimba ari ndege afite ububasha agahishura tugasika mu wanje ariko umusigara aza ati ndiwije ko ndambaga n'ijambo ryawe ryonyine ryijiyemwo imana ibikoze igitangaza haleluya 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 mana yaje mu ijuru icyo ukora ubushake bwawe nebukadineza ngo yahindukiranye abana b'abanyagano aravuga ati mufite imana mufite ikintu urakora amaboko yaje ariko mana yo mu ijuru we mwami yesu we mana yo mu ijuru we data we niyo cyaravuze gukundisha uwiteka umutima wawe wose n'imbaraga zawe zose hasigaye amande zo yaraje arabanga ufite imbaraga yo dukiza yewe witegurira n'imbabazi ariko wabe n'ito bikora habe nubwo utobigushatse ubunyine wa mukozi w'Imana natubwiye ko icyumweru arabanga no guceceka n'izindi mbaraga zose izo ziciro birahari hari ugukora kuneze gutekereza ko abantu umuntu yasaze igiceri Imana imuhagurutsa kumvago Imana ishimwe ku rusengero rwiza sakeni izo ni imbaraga ukoresha mwami ibasha gukora utacyari zotekereza no guceceka ngo kunywa imbaraga zako Mana we amuvuga ati mwageze kutwigisha ngo amasengesho tutadusenga ngo tukamera nk'umwana utoye ubwenge uko umuntu muzazeri kwanga ku mwaka Imana ikabona ko amasengesho yosenga ari ubwenge ngo ukarukwaka ukazigonze yagusubije ariko ikagenda ikugirira neza ukaje gusanga burya ariko wibisha Mana yaje mu ijuru we data we turagushimiye ushobora zose ntitwokubwira ngo nakaragwaye ayo makuru urayazi abahumeka imyuka yo gutaka urayizi mu izina rya Yesu abari mu bitaro hirya no hino amazu y'ibitaro bubatse mugani wa muzeya tase amazu yose no kugira ngo abantu bapfe kandi bazahapfira moroge ziri mu kuzura Mana yaje mu ijuru ariko dusabye imbaraga ku bushake bwawe ufite imbaraga zo kudukiriza abarwayi mwami Yesu abo tuzi nabo tutazi kandi dufite mu matihara abakize Mana yaje mu ijuru Jackson yarakize Mana we suko abana bose barwaye imitima bakize ariko wowe mu Jackson arakize izo ni imbaraga zitazwi ziboneka zanditse zizwi Mana yaje mu ijuru we data wa twese we two guharura tukageza hehe kuko dufite ubuhamyaza benshi bakize mwami abadeperi barareze ngo dufite hano girenga kimwe kuko uzukiza abarwayi ubushatse wovuga ijambo rimwe mwami Yesu uri mu ijuru we uwo munsi babwiye abanyezerari ngo gakiza konyine karakora mu kwabo amazi yigiyeyo abantu batambuka ngo bari ku musozi ku murambi nta kintu abayudaga bagira ngo ni ukubazo ugumu abanyagiputa nabo binjiramo batazi gahunda z'Imana ariko Imana urakomeye muri zabuze ngo zirakomeye imbaraga z'Imana zirakomeye aho yari yakanze kuyigizayo umunyagiputa agiye kujabuka nawe muri zaravuze ngo umugambi w'Imana ndabasha kubitanga Farawo yaragerageje buriyo yarekera abami n'abatwari bari mu ruzi suko nabo batari bafite abakanishi itamuruye mu nkingi y'igicu itamuruye mu nkingi y'igicu zicika intege intwaro za Farawo zicika imbaraga zisabira zisubirayo ziratwagwa aho yari yakoze ukwana ngo acikemo urasura hakora rasubirana umunyagiputa agiye gushabuka nawe ahagira ngo nzira isanzwe atarize kwa yakayira Imana ashira abayuda Imana ishimye ariko Mana yacu mu ijuru we ahubwo ejo ukora tuba tugushimiye Imana ishimye Mana himbazwa urakoze habe nizo biratureba n'abanyamubiri bagenzi bacu ni gurupe yacu Mana yacu mu ijuru we kora bateturi imbere y'abanyagiputa mwami Yesu we twishimye kuko umuhanda batawuciyemo abanyagiputa ariko abanyazirayeli babonye bashobora bango yego tugira Imana imeze gutya Mana yaje mu ijuru we jambo kamaze ngo muri amararimba isi yose yamwikiriza we Mana yaje we avango Farawo n'uwari wihese zirushe mu nyanja umugambi Imana urakomeye Mana yaje mu ijuru dusaze ikiganza cy'Imana kubana natwe
Mana ushobora byose we ntitwagutungira agatoki ndetse wa mugore w'imfurero ngo yaravuze ngo si Samweli wo hakurya mbaye nsengera ni Samweli wanje agutoranyiriza ati ntugere hakurya ariko uguriye hose mwami Yesu we kandi abari munsi y'ijuru bose urabazi Mana we umugore yaravuze ati ndiwongiriza umwana uravuga ati sinyoza nazo kurya z'abana ngo mbiheze imbwa uriya mugore nawe azashimisha Mana nubwo azamuvuga buri kenshi azashimisha umugore abandi baziba amafaranga umugore akibaga kiza Yesu agahuyo yerekera atari ntumwa ngo bari barangaye Yesu neza umugore akiba igitangaza aravuga ati n'imbwa nazo ni hano ntitwiremyega ni muntu we ni kuri imeza we haleluya 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 Yesu aratangara buriyo yereka ati wa mugore we Yesu data twese Imana ishimwe we arabavuga no kubera kuko batekereje we genda mama wacu we baye kwibiye we umwana wawe nakire we Mana mwizina rya Yesu we Mana data twese we zicyo zose zikiza Mana yashimuje we harabageze kuza bashidikanyije hari abandi bageze akizwa no kwizera kwabo iyo kategori yose urayizi mwami mu mbabazi urujuje mu rukundo urujuje mwami Yesu mukugira neza urujuje reka icyubahiro cyawe ushakire mwami Yesu we ikimbaraga zawe ziganze usubire bene data bagwaye abamyaka myinshi bazigendana icyago cyateye ngo batagwaye za kanseri bagwaye gripe ibigori zese ubuzima bwarateye mwami Yesu we twakubwira amakuru ari ngo ubwenge bwarabuze ngo ndiburi kugihe ngo turimo yarabaye Mana mwizina rya Yesu agahera ndi ko ngo gashime icyago cyarare cyugarije tusaze ikiganza cy'Imana Mana yaje tusaze imbaraga zawe gufugura kuri buri umwe n'umwe ndetse twakubwira amakuru ntaramukubwira abana batatu ngo bibimeme ariko umupasiteri wese kutwigisha aravuze ngo nubwo turi mu kubara negative ngo ariko positive zirahari abavuga baracarutse ibimeme izo ni imbaraga zawe uvuga ngo baceceke hose ntawo hambira mu gitondo usanze mu bitanda byose aho bajyanye bavuze ngo baceceke ntawo kubwira ngo sope ntawo kubwira ngo uzageze gute kuba tugifite mwati y'abavuga n'abari abandi bamenye bazovuga kubwo imbaraga z'Imana Mana yaje mu ijuru urakoze urakwiriye unasare kuvuga tukufu tumerewe neza iyo tubonye isaa tukaba tugeze ku isi yose tudatanze amateka tudashatse amaviza tuba twumva ibintu zawe zararemereye birakomeye kandi tutarazizeye reka icyubahiro cyawe ucakire reka imbaraga zawe ziganze mwami urakoze urakwiriye tawogereranywa nawe zose warabirenze reka icyubahiro cyawe ucakire duhere bene data mugisha amaze gusoma ririya jambo ry'Imana baratwibukije dusa n'imbarutso turatangaye kabisa habe n'itokwinjira aho ukora Imana ishimwe abana abahungu baravuze ngo ushobora kudukiza itabishatse uyu munsi twebwe ntitwodeha ntitwosubira inyuma twaraje tuje Imana ihimbazwe natwe twaraje kuwa gatanu isango tuyisenge ukiza no kwawe mubari wabukira none no wuzi nejo wokira no kucumwera wokira wogenda wunamura ukushatse reka icyubahiro cyawe ucakire ubushake bwawe n'ubwo kuba ushaka kwawe mwami Yesu mu ijuru